Wow, bite. Be, uyu nguyu ni inshuti yanjye yitwa Miki. Miki? Shana nyumviye ku ishuri nzumva naniwe cyane. None se Miki, bimeze bite? Shana neza cyane. Amakuru se muko? Ego ko. Amakuru? Ndayafite. Mbwira rero. Mani, sigaye mfite umujama mwiza. Afite iki? Ikofi. Iwe. Mbwira. Noneho shirimo. Ngomba rubera inshuti yawe njye nakwisubirira mu rugo. Ko wihuse? Reka gende. Sawa. Yesu we, mani wowe. Uriya ni umusheri wawe? Umusheri wanjye nyine. Mukundana? Tukundana. Wese ugira urukundo? Umva mani sha urukundo ndarugira. Gusa nkunda uriya nkagira n'abandi bo ku ruhande sobizi se mani. Ngiye ntabwo ngiye natigiye mani ngo ngiye nkunda umuntu. Cyakora nafi afite ikofi. Gusa nzamukunda. Hakuza mbwira ngo aranku ntabwo nabyemera. Sha nyine uriya turakundana byatari mani. Umva mbwira ndashaka kuguha ringi y'umugabo. Waba unkoreye umutima. Ikibazo cyawe ukunda abazungu nakweshyaga n'umunyarwanda. Ko nawe umva mani afite ikofi. Aya mani umupfumirije. Ikofi se mani urabizi ngiye nkunda abahinde nkakunda n'abanyafilipine mani none wowe utangiye kundaburiza gutyo. Basi nta kibazo cyane ko afite ikofi se ko ushaka. Ikofi mani icyo kigabo cyawe nakijyana n'icyo nyine. Mani njye narakubwiye ki ku muzungu sava. Ikaba urubuju ubona n'igikarasi kurya njye. Okay, nta kibazo byo tubyihorera sibyo? Tubyihorera aho guhoze kunyureza ifoto ngenda gukorera umuti. Reka njye mu rugo njye koga gusura nyine tuvugana. Sha umva uzabanga kutsura bibi man ndagutegereje kabisa uze. Ako sige barahindutse. Ndaza kuza kugusura tubivuganaho cyane. Okay, uzabanguke rwose. Nta muntu wo kwizera ugihari. Amamagare matoroshi tuvugane ku byuriya muzigo. Yes matoroshi. Bimeze bite mani? Wabonye ugerayo amahoro? Kutishyura abakozi neza kwacu dore byari bidukoze. Ukuntu twari twakurikiwe niyo twari twakurikiwe noneho nibihe bitero. Mani none se reka nzi nkurebe dufungure wa muzigo. Oya mani byuka udufungure wa muzigo ukumva ngiye ngubu ngiye kugera hano hafi y'Iwanyu ndashaka tufungure mpari mpibereye kugira ngo utazavuga ngo nongeye gukora ya makosa yabaye ubushize byabaye ubushize se ntubizi. Okay nta kibazo wowe itegure duhure handi muri kuri rwa rurabo rw'Iwanyu cyakira umuntu acyase n'igihari nta muntu umwe mbacaka menye diru zacu ko dusanzwe dukora biza. Sawa kamugera. Matoroshi bimeze bite se kandi twazanye mani ese ntabwo gukora mana aka kazi dukora urabizi nta muntu kwizeye ko uhari uko bwa mbere byagenze warabibonye ibyo uvuga nibyo ariko se nanjye dukoranye imyaka n'imyaka ku matoroshi urana nakugambanira ko tuze icya mbere ni ukushi kandi mba ngomba kureba ko nta muntu ugukurikira nta nubwo ari na ngombwa ngo tujye mu nzu kuko mu nzu ati frere wasi ubundi araye ibyo tubyihore nawe uhari ubu twicare hano tugere neza bigenze bite sinakubwiye ko mfite ngewe igihe gitoya hano ko mbona ukuntu isura bigenze warebye ahantu hose se nawe irebe ntabwo wasuzumye se dore mari none se amashati gira uti n'igisokozo n'amavuta ya gikotori ndetse ekuteri mani hano se tugiye gucuruza ubuconco
Matoroshi ntabwo nakwizera. umusore wihubuka mani Ibi bintu birimo akagamba. ibi bintu wihubuka Ni gute naguhaye imari ejo? urabizi twakoranye igihe kinini None nkabasanzemo amashati, amavuta, ibisokozo na ekuteri. Ninde wakubwiye ko ngiye gucuruza ubuconjo? Munyinisha. Njye ntabwo Matoroshi nakujya imari. Urabizi twakoranye igihe kinini. Utanyeganyega. Don't move. Tomusoni uhubuka njye na Njye Matoroshi ntabwo nakujya imari. Munyinisha. Twakoranye igihe kinini. Nk'ikimenyetso. Gadushaka kuba bikoze. Uranyizeza ko imari turi buyibone? Yes. Uzi imvune mba natanze icyo mba nabize kugira ngo imari kugereho. Nuko inshuti yanjye. Utaha ari kuzayibona. Warakara wagira. Imari ngomba kuyibona. Ni ingenzi cyane ku buzima bwanjye. Kubyumva ibitecyerezo. Gira vuba. Amasegonda ati. Narakubwiye guha abantu akaza abantu kizeye. Aya makosa aba yabaye. Kuduhereza insokozo n'amavuta ya gikotori. Urarinda umbwira se ngo aya makosa. Hanyuma bariya. Ntabwo ari wampaye nimero za. Siwe wampaye na address yuriya ngo nizi. Ariko uriya we mwihorera. Namaze kumutuma aho abasore banjye bagiye kumwitaho. Icyo nakubwiye ikuriya abakinga badukinye. Bose twatugiye gucuruza cabu. Niye Matoroshi. Sezeranya ko ibi bintu ari ubwa nyuma ngiye kongera kubigusana. Right? Ikintu ngiye nakubwira cyo. Abaginga badukoze biriya bintu. We ushaka abakozi wizeye, abakozi ejo n'ejo bundi wasanga of course ibintu bigomba kugenda neza. Mbakubwire. Umusa twe gutakaza. Ahubwo dore ngabariye. Uravugisha ukuri? nta myaka ijana n'ubundi urashaka kuvugana nawe? Ite byanyu basore? sawa Turashaka kuvugana nawe. nta kibazo Twunduze mutuzuye. Umuntu bitaziyariye. zi ntabwo twamwohereje abazaniye imari mwebwe nari nzi ko mutuzaniye amafaranga imari ntabwo yabagezeho Imari? Biriya se nibyo mwita imari. Igisokozo, uburoso, hakabamo na ekuteri n'amavuta ya gikotori n'imyenda. Mwabonaga tugiye gucuruza ubuconco.
mwese reba hari babirwa no gucuruza cyangwa muri turashaka ikintu cyitwa imari kuko itatugezeho tukeneye imari ya nyayo muduhe imari abatipe wana muduha amafaranga nimwe mubaye mutaraduha n'ayandi gushaka imari sinyana zimbwa ntabwo mwazana imari ntabwo muzana imari ndakumenya dukeneye imari ya nyayo originali zana imari ndabashaka ikibazo hayo umugabo ku mugabo nta mpamvu yo inyana zimbwa nk'izi ngizi n'ubundi nta mpamvu yo gukoresha imbaraga manyo n'umutaha ntimukajye mutumenyera nta nyana zimbwa muri bizinesi nta mikino igomba kuzamo. wagiye ukorera imbere ariko mwana se bro mbona wowe uzanye inkweto zawe wenyine iyo nzanira nanjye zanjye ukankorera agasuku hariya ese bro birengagije ko ndi mukuru wawe nari umukozi wawe mukuru wanjye aho uri murumuna wanjye shawe wakuze wirondereza abandi wasanga n'abandi ari baratubeshye ibyo tubyihorere ahubwo mba nkubwire imvura inyagira abandi nawe yakunyagira uzi ibyambaye hejuru nawe ujya ugira ibibazo se sha nanjye bimwe byakubayeho byambayeho nibagiye kukubwira nijoro naje nsanga nyine wasinziriye
ese w'ejo bundi nabwiraga ngo ni gute umukobwa agusohokana ukanekereza buryo ki yagutaye mu kabari. narabikubwiye nyine wese sharumva hari ikindi warenza. Nanjye nsohokane n'umukobwa telefone za hato na hato ikaba irasonye. Bwa mbere ngo ni nero umuhamagaye ngo ari mu bitaro. Bwa kabiri sinzi uwamuhamagaye arasohoka nta nubwo namenye niyaciye. Mbese byakubayeho nanjye byambayeho. Narakubwiye wowe ngo wigize umwana mwiza ngo uzajya ngo ujya kamwe. Njye narakubwiye ngo abakobwa n'abahemu. Weho ufata umukobwa nagenda ufata undi nagenda ufata undi. Ubona njye hari icyo bintwaye? Aya bro nabyo nikumbwira nagarije manje. Birengagije ko ari wanyihaye ariko ibyanjye bitandukanye n'ibyawe. ese kwambwiraga ngo uyu munsi we baraza ejo bakaza no byo byagenze bite. Byihorere nabibonye. Uretse nanjye byambayeho rero. Rimwe turasangira bigeze hagati rwose ubona ko byagenze neza. Umukobwa telefone biramuhamagaye. Arambwira ngo nimero umuhamagaye kari mu bitaro. Bwa kabiri baramuhamagara. Arasohoka nyine ajya kuri telefone ngo mere barongera aramuhamagaye. Ndabyihorera. Hashize akanya ndategereza. Ntabwo namenye igihe umukobwa yagendeye. Wasanga ari tweka abasista bo ngo bihaye Imana. Ese sibuka ko nayo utari ko yagenze nari sinari kuvuga. Ariko reka nkubwire sibyo? Byahantu nandukaniye nawe. Mani njya amafaranga yanjye ndayizeye. Ubu nyine byancana. Ubu koko mama we yamuhamagara nimba koko ari mu bitaro. Bikaba ngombwa ko ajya kwitabira telefone hanze akansigamo imbere. Wasanga nyine agiye kwitaba bakurusha amafaranga nawe wamenye. Noneho urabyemeye yuko nawe ubwo yagucaga inyuma. Asaho ntaribi bro. Ubwo nigiriye mu nzu naho uwo muntu w'inzamumenya. Nawe zaho uzihana buri ujye umenya ko nari umukozi hano.